nyuma y'uwo mwuka w'ishyari hariho n'uburyarya bwo kwiyoberanya. Noneho kugira ngo abantu bakubite ikintu cya DJ Brian berekane ko atakijijwe kubera nyine na buriya busitari bwe bwose bwahoze tuvuga, no gushaka gukandamiza Ernest kugira ngo berekane ko yakimye prank, kuko niba ari prank ya DJ Brian ntiyayikinishije. Abantu bicaye ku ntebe y'imanza barabona umuntu uko agenda, uko ateye, uko areshya, uko yambara, uko yikomporuta, bagahita bavuga ati uyu ni umwana wo kurimbuka byanze bikunze. Wowe urimbura abantu, abajya mu ijuru baca mu gikari cy'iwanyu, baca ku irembo ry'iwanyu. Babantu bashobora kuza muri hoteli baje kunywa ibisindisha, baje gusambana n'izindi ngeso zidahishimana ikiwanyu, bahagera bakumva ubutumwa bwiza, bahagera bagakubitana n'indirimbo za BKM n'abandi baramyimba natumiye. Ugasanga ibyo bintu idini, abanyamadini bashakitse kurwanya icyo kintu, kuko ngo none se barajya ngo ubutumwa bwiza buvugwe mu rusengero. Twafashe ubutumwa bwiza turabukingirana, tububwira abantu bamaze kubwumva, none niba duhora turepeta tubibwira. DJ Brian agize gutya, afashe icyemezo. Niba ari icyemezo yafashe ahubutse nta kibazo, niba yaragifashe yabitekerejeho nabyo n'undi mugisha nta kibazo. Niba ari icyemezo kiri pranked nkuko bari kubivuga, akaba ari prank ari gukina, nabyo nta kibazo. Noneho niba ari na prank, tugize amahirwe intama iraje ije mu rwuri isanga izindi ntama, aho kuyakira bwo turi kugira gutya ati gwiyugwa subira iyo uvuye, turi kuyirukana. Ko ari ibintu nabonye bikantera ubwoba mu minsi ishize. Nabonye umunyamakuru rega yicaye kuri televiziyo ko ati ngo Pastor Theogene ngo nta bugingo yabonye. Yego ko byaravuzwe da, byaravuzwe ngo nta bugingo yabonye kwa General, ngo yararimbutse. Urinde wo kurimbura abantu bajya mu ijuru baca mu gikari cy'iwanyu. Dore impamvu ibyo muri kwita prank ya DJ Brian kuri njye ari umunezero, nta n'ikintu bintwaye. Iyo turi hamwe n'umukiza wacu atuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitondaho nibo banyamahoro masa. Jumwizera kandi jumwumvira, ujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Jya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe, jya umwizera, jya umwumvira, ujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Amina. Aya magambo ko ari meza bike, ni meza kabisa, arasize. Zino ndirimbo zo mu gitabo zirasize, zisize amavuta kabisa, zisize amavuta. Bumva ari indirimbo zifite umurongo kabisa, za ndirimbo zandikanywe. Urya wumva ukuntu zidasaza, ntago zigeze saza, ugeze n'ahandi nonda akayiririmba wumva ari cyacya muri wowe. Cyaririmbye nge ntaririmbye, wakwimukira no mu yindi ntara wagira mu kindi gihugu, none ushobora no kuzuka aririmba Trust and Obey. Washyira no mu zindi ndirimbo ukabati iyi se ni yandirimbo yindi. Vraiment abantu bagize uruhari kugira ngo izi ndirimbo zitugereho, Imana igihora ibaho umugisha. Tekereza indirimbo zimaze imyaka isaga 2000 ariko no zitarasaza. Barayiririmba ukumva ni nshyashya muri wowe cyane, ukumva ni nshyashya. Bikira amakuru rero umva meze neza, ndashima Imana muri byose. Ariko urabuze mu itangazamakuru. Ndabuze se ahubwo ngaruye ute? Niko niba ari ushinzwe kuzana izazimiye mu itangazamakuru simbizi. Dore vode ubundi ugira ngo sowe wanzanye mu uyu mwuga. Niko none ndi gusezera ukangarura. Neza urabuze mu itangazamakuru. Ndimo ndasezera, ndashaje. Ayo navuze bajyanayo. Ibintu navuze abantu koko baramutse babyumvise bakabigenderaho basi, nyamara ubusesero ngo ntiyari benshi byacungura byageza kure. Ndashima Imana kubw'umusanzu natanze mu itangazamakuru, ariko igihe kirageze ngo njye no mu bindi nabyo bifite umumaro.
nabyo bifite umumaro. nicyo cyiza. Ntabwo sinimukiye mu kujya mu bupfumu cyangwa ikindi kintu. Dore aho ndi mu muziki. wahumvise aho ndi. You deserve the glory. Aha niho nkwiye kuba. Ariko abamuzi n'ubundi ariho wibera nubwo wabigiraga ariko mwari mwaranyobeje nyine. Ariko nabyo wabikoraga neza. Byose ubikora neza. Sembeze kabisa. Ubusesenguzi bwose wabukoraga neza. Itangazamakuru babikoraga neza. Abadukurikiye nibo babizi ubwo ngubwo. Ariko numva ahantu nkwiye kuba ndi hari hano. In praise and worship, Lord. Playing piano, playing the guitar. Urabona ko nasezeye mitangura ibyuma. Inyuma zose wazegereje. Niko ibintu byose mararabyegereje kandi ndashima Imana ubuko nicaye ahantu ndi comfortable. Nicaye muri position Imana ishakamo kandi nanjye nishakagamo. Nitangazamakuru nta cyaha nakozemo kugira tubisobanure. Nta n'ikibazo ni kumwe umuntu ahubwo ahitamo akagira choice. Katireka nshyira imbaraga mu ibintu ari byo nkora and development. Nicyo kintu cyabayeho gusa. Yego. Ubu rero am no longer journalist. Cyakora ushobora kuntumira tukikorera nyine ikiganiro nk'iki turi gukora tukaganira kuko dufite uburenganzira twese bwo gutambutsa ibitekerezo cyane byubaka igihugu n'itorero. Ntabwo mpejwe rwose kuba natambutsa ibitekerezo byanjye n'ubundi nk'uko bisanzwe. Ikintu cyo kuvuga ngo ndi umunyamakuru ndaciyambuye. Ntabwo ukiri umunyamakuru. Oya, ntabwo ndi umunyamakuru, ndi umunyamuziki. Uri umunyamuziki. You are musician. I'm a musician kabisa. Yego. Bo, ntacyo. Ubwo wenda turaza kuhinjiraho cyane ariko nta kibazo. Nubwo urimo gusezera ariko hari utuntu mbavugana ariko BKM tutuntu ko nzi ko yaduha ibitekerezo. Oya, nta kibazo gutanga ibitekerezo se ko ibitekerezo byunguka. Hari ibitekerezo nagiye ntanga kumva umuntu arampamagaye ngo kubera ibintu wavuze ucunguye miliyoni zanjye zari zigiye kugenda mu muyaga. Natanze ibiganiro, natangije ikiganiro gikomeye kigira uruhare mu iki gihugu no hanze kivuga ngo turwanye ibisambo byibisha Bibiliya. Ni ikintu cyagize umumaro cyane. Natangije ikiganiro cyo guha abantu indabo bagihumeka umwuka bazima. Ni ikiganiro cyagize impagite. Natambukije ibiganiro by'ivugabutumwa bigiye bitandukanye. Natambukije ibiganiro by'ubusesenguzi bitanga ibitekerezo kubivugwa. Ni ibintu byagize umumaro. Uwo musanzu wose nanjye ubwanjye ndawurekonesa uretse na societe. Uwo musanzu nanjye ubwanjye nyirawo ndawurekonesa kubera ko mfite ingero nyinshi z'abantu byafashije mu buzima byabo zaramiye imitungo yabo, abo byakijije ubugingo bwabo bagiye gutuburirwa no guhemukirwa. Yewe se bigira ngo hari icyo nshinja Imana muri iyi domaine y'itangazamakuru. Igihe kirageze rero mbazanira irindi content kandi nayitari mbi. Ngira ngo uri kubibona kuri channel ko hari updates nyinshi cyane kuri BKM wa Yesu. Ariko nabonye muri warasohoye n'indirimbo cyashya. Mfite indirimbo ivuga ngo nyobora ngezi yongana nyobora ngezi yongana kuko niyoboye sinashika. Yego, nyobora ngezi yongana kuko niyoboye ntabwo nashika. Ariko nayo indirimbo ya country music. Ninjyana ifite n'amashusho meza abantu banyandikiye kuri BKM wa Yesu. Yakozwe n'umuhungu bita Sabe Gilbert. Wa muhungu twari tumaze umwaka twaraburanye. Nyuma y'umwaka rero abantu bagiye kuri BKM wa Yesu bayikurikirane. Yego. Dushobora no kuza kuyipininga hasi rwose abantu bakaza ku. Oya kutandwanya se mbizi. Oya nta mwanzi wawe agutera turutse wanjye. Kuko nzi kutandwanya urabuzwa n'iki gupininga iyo ndirimbo. Ni Sabe wayikoze, ni indirimbo nziza, ni umwana ukora neza amashusho. Musabiye n'akazi. Umuhanzi wawe uri kutureba cyangwa korali cyangwa itsinda iryo ari ryo ryose rishaka gukora amashusho twongereho meza ndetse na cyane. Kandi afite karite. Yambaza nimero ze kabisa nk'abaho. Ariko rero wamamaje mu kiganiro cyanjye. None Sabe warishyura. Cyangwa yakwishyuye none ndirimbo angendeyeho. Aha bikereka twigarukire rero mbere yuko usezera mu itangazamakuru hanze hari inkuru irimo kuvugisha abantu. Ejo bundi tugiye gutya tubone
umukobwa witwa Esther yego cyangwa se DJ Brian DJ Brian aho ariko iyo ukomeza uvuga ko Esther kuri Esther yahinduriwe izina buriya byararangiye twizere ko ari ryo rizafata se Esther rwose wacu Esther akaba n'umu-DJ amemuta abarabatijwe ariko nabonye inkuru ari inkuru iri kuvugisha abantu benshi bati kariya ni agatwiko ntago Brian yahinduka ibintu nk'ibyo umubatizo wa DJ Brian wowe wawakiriye ahubwo urakoze kumbaza ko ibyo ntiwamfite na n'izi ko mbivugaho ahubwo nari nabuze ubimbaza kuko sinari kubyibaza none uracyahari ntaho urajya ndagushimiye ko mbajije ibyo bintu kuko numvaga hari ibitekerezo mfite byo kubitangaho kandi byinshi nabonye ku ma social media atandukanye hariho ibitekerezo birwanya igitekerezo Brian yagize cyo kubatizwa cyo kwakira umwami nk'umukiza nibajije ibintu byinshi ku ba gospel biranyobera intamije dusanga noneho kugira ngo tuyifate tuyizane mu rwuri rw'izindi ntama dukoze ikosa ryo kuyica intege no kuyibwira ngo subirayo kuko ibintu biri gukorerwa kuri DJ Brian bingana no kumubwira ngo subira iyo uvuye somera icyanditswe kiri muri Matayo 28 maze tugiye twaganira neza ku bintu bya DJ Brian nubwo atari byo nifuza gutangaza cyane muri iki kiganiro cyacu ariko sinabura kubivuga kuko ubimbajije Matayo 28:19 murongo wa 19 yego rwose haranditse ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera 20 mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi mwakiye neza ijambo ry'Imana ongera unsomere ntacyo bitwaye nuko mugendere muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose kuba abigishwa ba Yesu Kristo mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi amen ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi amen iryo si ijambo ry'Imana yego ijambo ry'Imana riri kiriya ikintu cyo kugenda mu mahanga yose twigisha abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo ni ikintu twasabwe na Yesu Kristo akiduha nka misiyo yego twebwe abakristo kandi amahanga y'umuntu ntabwo ari kure ye hari abantu benshi bibwira ko bazavuga ubutumwa kuko babashije kubona itiki yo gutega taxi itiki yo gutega moto itiki yo kurira indege iyo tuvuze mu mahanga kenshi twumva hanze y'u Rwanda kandi dini faso biblique buri wese aturanye n'amahanga ye yabwirizamo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hari nka gahunda nitangirije yo gucuranga muri hoteli indirimbo za gospel no kuririmba muri hoteli indirimbo za gospel ku cyumweru nimugoroba nayo turaza kuyiza ariko mfite amatwi anjudginga menshi cyane ncira urubanza ati ntabwo umurokora akwiye kuririmba muri hoteli ubwo nibaza ari nkwiye kuririmba niba ntegereye ahantu bita mu mahanga sibyo ba bantu badakijijwe ba bantu bashaka kuza muri hoteli baje kunywa ibisindisha baje gusambana n'izindi ngeso zidahishimana ikibazo bahagera bakumva ubutumwa bwiza bahagera bagakubitana n'indirimbo za BKM n'abandi baramyimba natumiye ugasanga ibyo bintu idini abanyamadini bashakitse kurwanya icyo kintu kuko ngo none se baragira ngo ubutumwa bwiza buvugwa mu rusengero twafashe ubutumwa bwiza turabukingirana tubwira abantu bamaze kubwumva none niba duhora turepeta tubibwira none dukwiye gutera chance dukwiye gutanga amahirwe ku bantu batajya binjira mu rusengero batajya binjira muri konseri batajya banabitekereza tukabasanga niko Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose amahanga yanjye ngewe antuye inyuma wasanga ari umuturanyi wanjye ari umunyamahanga Bibiliya ishaka kuntuma mu gihe gisa nk'iki wasanga ari hoteli twegeranye hari umuntu ushobora kuba aje muri hoteli yaraje gusambana yakubitana n'umuziki mwiza nk'uyu n'amagospel aryoshye avuga ati hazaba umunsi utwika nk'itanura bibone bose n'inkozi z'ibibi n'abasambanyi muzashya muzarimbuka yakumva ibyo bintu akabitekerezaho kuko umuziki ni igikoresho gikurura uko ari kugenda yumva ibyo bintu ari kugenda bitekerezaho ukabona aje kwicara aho hantu bikarangira akishijwe ntaba kigiye mu byo yarajemo kubera impact of music abanyamuziki bo baranyumva cyane ibyo bintu turabikora biba buri ku cyumweru nimugoroba saa 12 kugera saa 3 z'ijoro tuba turi hano ku Gitego hoteli urabona ko ari hafi no mu rugo
icyo nshaka kuzaho si ibyo ni ku bya DJ Brian. yego. DJ Brian agize gutya afashe icyemezo. Niba ari icyemezo yafashe ahubutse nta kibazo, niba yaragifashe yabitekerejeho nabyo n'undi mugisha nta kibazo. Niba ari icyemezo kiri pranked nk'uko bari kubivuga, akaba ari prank ari gukina, nabyo nta kibazo. Noneho niba ari na prank yakinnye prank idakinwa sasa mu buryo bwiye kugusobanurira. Uri kumva? Ikintu dukwiye kwishimira kuri DJ Brian ni ukuba byonyine akoze declaration akavuga ngo Yesu Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo n'ubuzima bwanjye, akabyatura. Harya yari umwisilamu? Okay. Uko DJ Brian ishusho yeretse abantu, umuziki DJ Brian akora mu buzima busanzwe ntabwo ari umuziki uramya Imana, si n'umuziki uhimbaza Imana, byo ku DJ. Ni umuziki w'isi ariko utagize icyo unatwaye ubuzima bwe, kuko ni umunyarwandakazi ufite uburenganzira bwo gukora akazi kose kamuhesha icyubahiro kandi gashobora kumutongera umuryango. Ibyo byose sinza kubyinjiramo cyane. But isura yubatse, niba avuze ngo okay, sinshaka gukomeza kuba imbata y'ikibi y'icyaha, ubwo ndavuga mu ngingo nk'eshatu zitandukanye, kavuga ati ariko nanjye ntakizwa bigakunda. Wa muntu isi yose yatangarira gataka so umuntu ba muri biriya bintu bya sekira byo kubyina by'imiziki imeze kuri ya amaherena menshi cyane n'ibiki n'ibisuko, ubwo ninje muri ba banyamadini bandi bagita umujisho bareba na physique bakibaza byinshi bakanzura ko umuntu ari umunyabyaha byose, ariko akareba akavuga ati reka none ntangire ntera intambwe zo kurokoka. Akavuga ati ngiye kuza mu nzu y'Imana, nitwa umurokore, nitwa umukristo. None atugize umugisha ateye intambwe yo kuza, kandi kimbabaza abantu bari gukora ibiganiro byose bipinga bikritika umatizo wa DJ Brian ni abakristo, n'abitwa abarokore, nabo twita abakristo. Tugize amahirwe intama iraje ije mu rwuri isanga izindi ntama, aho kuyakira bwo turi kugira gutya ati gwiyugwa subira iyo uvuye, turi kuyirukana. Twari dukwiye kwandikira DJ Brian ku ma social media ye, kuri Instagram no kuri TikTok no kuri YouTube n'ahandi, n'abafite WhatsApp bakagena inbox bakamutera courage, kavuga ati wafashe icyemezo cyiza, ni icyemezo cya kigabo, umukristo mwiza barangwa nibi, yitwara gutya, agenda gutya. Niyo ibi bintu yaba yarabikoze ari prank, ariko kubera ko yaba yaraprankinze akinisha izina ry'Imana, ashobora gufatirwamo akavuga ati akagwa mu ruza rwita ikiziba. Aho niho nashaka kugira ngo umenye, uruvuze uti niba ari prank nta kibazo. Niyo verisiyo tugiye kuganira. Icyama Imana ba star n'abarasta bose bankurikiye n'abandi ba DJ bene wabo na Brian bagakina prank, bakine prank baza kubatizwa. Aho gukina prank bari guca inyuma abagabo, abandi bari guca inyuma abagore, aho gukina prank ari abapfumu, aho gukina prank bari gukora ibikorwa by'urukozasoni. Muri izo prank nk'ibyo njya mbona ku YouTube, njya mbona ibintu bikantangaza cyane. Ukabona umuntu witwa umukristo ngo ari gukina prank, ngo we n'umugore we ngo bari mu mashusho bari guprankinga. What is this? Ngo ari gukina prank ngo aca inyuma ngo umugabo, ngo ari gukina prank ngo abeshya. Ibyo ni icyaha bigize, ngo ari gukina prank yatandukanye. Ibintu byose twatuje ururimi rwacu iyo tutarebye neza hariye bidukurikirana. Ushobora kwirwa mu ayo ma prank ugenda ubeshya ngo nukuri gushaka amafaranga, ejo ukabona urimo urabyatura, urimo urabyiyaturaho. Abarimo arabyiyaturaho nyine. Uri kumva ngo nakimye prank ngo umugabo wanjye ngo nsanga ari guca inyuma, ngo nakimye prank ngo nsanga umugore yagiye, ngo nsanga umugabo yagiye. Iyo mikino mufite mukina nayo muzika kanwa k'abakiranutsi karema, hari igihe uzabyuka usanga yazinze bya nyabyo atari guprankinga, kubera kuri kubirema mu isi y'umwuka. Nta mukristo ukwiye gukina n'amaprank, nta mukristo ukwiye kwiyaturaho ibintu bitari byiza ngo nuko ari gushaka amafaranga, nta mukristo ukwiye kwinjira mu bintu byo gukina prank, nta nta mwapotre, nta mwevangeliste, nta muntu uvuga ko aramya Imana ukwiye kujya muri prank. Hari ngewe n'ubwoko bw'amafilime ntakwemerera abakristo gukina, hari ubwoko bw'amarore ntakwemerera abakristo gukina. Ngo erega njya mbabona ku mateleviziyo bidefanda, ukabona nk'umuntu w'Imana umurokore ari muri filimi akina ibintu, akina ingeso zo gucana inyuma, ari mu mashuka, ari kumwe n'umugabo utari we batashakanye, ari kumwe n'umugore w'abandi. Yarangiza ngo nuko ngo byari filime ari gushaka ubuzima, ngo ari gushaka amafaranga.
niba filimi yawe imaje yayo idatanga ishusho y'Imana, itagaragaza icyubahiro cy'Imana no muri iyo filimi, ukwiye kuba ubisezerera ugashaka kandi kazi kuko uri gutukisha izina ry'Imana muri filimi ukina. ubu ngubu dukwiye kujya dukoma urusyo tugakoma n'ingasire. dore impamvu ibyo muri kwita prank ya DJ Brian kuri njye ari umunezero, nta n'ikintu bintwaye. DJ Brian ibijyanye n'insengero ntiyarazi iyo biva n'iyo bijya. yari umuntu w'isi wiberaho mu bundi buzima butari ubwo gusenga, butari ubwo kuramya Imana, butari ubwo kuyihimbaza. none ndamushima, ariko ubwo hano ndi kugenekereza nk'umusesenguzi. reka dufate ibi bintu niba byiswe prank koko tubivugeho. ibaye ari prank, ese niba ari prank bifitiye efe ku bukristo cyangwa ku bantu bakurikira social media? niba ari prank, Imana imusange mu iyo prank imuha agakiza, imurokorere basi kuko yayikinishije, yabashije kuyiyitirira muri prank. basi reka tunamutongere bya bindi. ntuzi ko twavuze ngo umuntu ashobora kuba ari guprankinga avuga ngo arahukanye cyangwa umugabo aramutaye bugacya bimubaho kubera byatuje ururimi rwe. noneho reka twinginge Imana iri mu ijuru muri iki kintu cyiswe prank, dutongere DJ Brian ururimi rwe rumuhanyirize n'imirimo ibyo ya prankinze, noneho bimubera ubuzima. ubwo aho ngaho nje kubigenekereza kuko njye ntabwo mbibona nka prank. kuri njye simbibona nka prank. mfata ko DJ Brian ari mu rugendo rwo guhinduka, kandi mu guhinduka baravuga ngo le transformation le processus. Transformation is a process. ntabwo kubatizwa kwa DJ Brian bimuhinduye umumarayika. sicyo kibazo se mutamenya. aracyafashe igihe mu ntambara nk'izo dufashe, ndetse turamurusha. kuko twumvise byinshi, ni nako nyine dufite umukoro wo gukosora byinshi kubera ko tumaze kumva byinshi. naho we nibwo agitangira urugendo. buriya hari ikintu kiba mu bantu njya mbona hano, hari ikintu cy'ishyari, hari n'ikintu cy'uburyarya, hari n'ikintu cyo gushaka kwigira abatagatifu tugashaka no kwicara ku ntebe y'imanza, twigize abacamanza. yego kuba DJ uzi ko kuba DJ Brian umusitari nkuriye uri kuri level nk'iya DJ Brian, kubatizwa mu mazi menshi akabatizwa n'umushumba Ernest, ubwabyo ni inkuru mu itangazamakuru. ubwabyo ni inkuru. uri umunyamakuru umunyamwuga, ubwumva icyo nshatse kuvuga. kuba afashe icyemezo nka kiriya akabatizwa, ni nk'uko uyu munsi dushobora kubona n'undi muhanzi w'isi usanzwe uririmba indirimbo z'isi, reka tuvuge nka Ama G The Black. haramutse humvikanye nk'urivuga ko Ama G The Black ADPR yamwimitse ku budiyakoni. c'est un exemple typique. nuwa ngo kuba umudiyakoni kwe si uko byari igitangaza, ariko bigize inkuru kuko habaye ikintu twakekaga ko kidasanzwe. Ama G The Black ni umudiyakoni kuri ADPR Nyarugenge. hari n'abajya bajya kureba koko, hari n'abajya bajyayo kubera iki industry yibereyemo. ntabwo byoroshye ko tumukurura duhite tumukeka ko yaba ari figisa aho hantu. noneho ku bintu bya DJ Brian na Ernest harimo ibintu nka 2 cyangwa 3. icya mbere, hari abatatswe n'umwuka w'ishyari ku buryo banavuga ngo DJ Brian kubera izina afite, basi iyo tukigira amahirwe yari akwiye kubatirizwa mu rusengero tuyobora. icyo gihe urumva nta gakiza karimo ibyo bintu, ni icyubahiro. icya kabiri, nyuma y'uwo mwuka w'ishyari hariho n'uburyarya bwo kwiyoberanya. noneho kugira ngo abantu bakubite ikintu cya DJ Brian berekane ko atakijijwe kubera nyine na buriya busitari bwe bwose bwahoze tuvuga, no gushaka gukandamiza Ernest kugira ngo berekane ko yakimye prank. kuko niba ari prank ya DJ Brian ntiyayikinishije, ubwo yayikinanye n'umujumba wamubatije. none mu rwego rwo gushaka gupfobya igikorwa cy'ubumana cya Ernest, bari gushaka buryo ki bakandamiza amavuta ye. uri kumva neza, babyite prank kugira ngo berekane ko umushumba yakinye prank, kandi gukina prank ku mushumba bigize icyaha n'ishusho itarebetse neza muri sosiyete. none babyuririyeho kugira ngo bakomeze bapfobye imbaraga n'amavuta ya Ernest. babyuririyeho
babikubita hasi DJ Brian kuko nta muntu uri kuvuga Ernest mu inkuru bari kuvuga DJ Brian ariko kuvuga DJ Brian Ernest ahita bizamo bingana no kuvuga Prophet Ernest ahita bizamo rwose bingana no kuvuga Prophet Ernest none kugira ngo bagere kuri Prophet Ernest bamwumvise bari guhera kuri DJ Brian kugira ngo bimanuke bimusanga iyo ni ishusho ya mbere iri mu ibi bintu kabiri gatatu iminsi tugezemo nk'iyi y'imperuka ntabwo ari igikuba nyine ko abantu bashobora no gutegura planke nk'iyo kugira ngo bazamure urwego rw'amazina yabo n'icyubahiro ibyo nabyo birashoboka si igitangaza ntabwo ari igitangaza si igitangaza ko DJ Brian yaduprankinga si n'igitangaza ko nanjye nabikora si n'igitangaza ko nawe wabikora n'undi yabikora igihe cyose umuntu umwuka w'Imana yamuvuyeho ashobora kuyoborwa na kamere kandi ibyo kamere ari kirabitandukanye n'ibyo umwuka yifuza ibyo byose rero twambaye kamere tudafite umwuka w'Imana twese twabikora umupasiteri ya prankinga si igitangaza umukristo ya prankinga si igitangaza aho umwuka w'Imana atari abantu bajya bigira ibyigenge icyo mvuga rero tuva ku verisiyo ni mureke duhaguruke dushyigikire DJ Brian ariko hari akandi kantu ka gatatu wari wavuze yuko abantu bigize abacamanza voilà abantu bicaye ku ntebe y'imanza barabona umuntu uko agenda uko ateye uko areshya uko yambara uko yikomporuta bagahita bavuga ati uyu ni umwana wo kurimbuka byanze bikunze wowe urimbura abantu abajya mu ijuru baca mu gikari cy'iwanyu baca ku irembo ry'iwanyu baca aho hantu wahinze inzuzi wasanga batanga ibyangombwa bike urinda wirirwa wicaye ku ntebe y'imanza warwanye n'ibyawe ko nawe utorohewe ko twese mwumva ubugingo ari ukwijajabira waretse guca imanza urebye abo bantu ngo uyu yambaye utya uyagenda utya uyaseka utya uyasengera aha uyateranira aha ukashangurira no ku masosho media ko ati uriya nta uzi ko ari ibintu nabonye bikantera ubwoba mu minsi ishize nabonye umunyamakuru rega yicaye kuri televiziyo ko ati ngo Pastor Theogene ngo nta bugingo yabonye yego ko byaravuzwe da byaravuzwe ngo nta bugingo yabonye kwa General ngo yararimbutse urinde wo kurimbura abantu bajya mu ijuru baca mu gikari cy'iwanyu kugira ngo nibagira wenda babuze ati mugende mugiyo mujya ntimuce aha hantu abantu bajya mu ijuru baca ku irembo ry'iwanyu abantu bajya mu ijuru ni wowe ubasinyira dufite byinshi dusobanukiwe tugiye ku mwuka bazima ariko ibintu by'ijuru biri mu bwiru bw'Imana kuruta kuba ubwacu ni filime twese dutegereje ariko tuzi ko inzira ijyayo ihari ari uguca muri Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo guca mu iyo nzira si uguhurira na Yesu Kimironko cyangwa Remera ni ukwatuza akanuka kuvuga ngo Yesu Kristo ni umwami warangiza ukitoza kugenda nk'uko Yesu yagendaga ukavuga nk'uko Yesu yavugaga abantu rero nibareke gutira DJ Brian urubanza hari inkuru mperutse kumvira ntangaza y'umumotari n'umupasiteri umupasiteri ari kwigendera mu muhanda akubitana n'umumotari aramutega wapfumuye amatwi ufite ibisatsi by'amaderede n'ibiki usa nabi nyine kwa kundi ubona ubunuka bati uyu we kabisa bana byararangiye kabisa Imana ibwira pasiteri iramwongorera ati umwana wanjye umwana w'ubugingo muricaranye mufashe rwose umuyobore mu nzira nziza ati uyu ni umwana wanjye nkunda cyane kandi nkamwishima pasiteri kubera umwuka w'ikidini agira ubwoba ati akarakati yo umwana w'Imana wahe umwana w'Imana wahe pasiteri ijwi rikomeza kumuzaho bageraho none aramubwira ati ariko bro Timota atuzi kuri umwana w'Imana Imana igukunda kandi izakujyana mu ijuru motari ashaka kurira ati nari narabuze umuntu wambwira ibi bintu wow Timana we najyaga nifuza umuntu wanganiriza aya makuru none pastor ndagushimiye hateze utuye he timwa nimero zawe bagiye gutandukana pastor afata nimero ze ava kuri moto aragenda nyine yaramugeje aho agomba kujya na motara basigara aho ngaho pastor agarutse ahindukiye asanga imodoka yagonze aho motari intumbi ryamye mu muhanda n'amaraso ku munsi umwe w'ibyo bintu pasiteri ati yobabuwe ni ikijuru ryashakaga ku mugeni waryo evote this testimony could take us ku rwego tudaca imanza umuntu wese ukihumeka umwuka w'abazima umwuka w'iki aba ari umukandida wa Gehinomu n'ijuru
kugeza ku mwuka wa nyuma. kugeza ku mwuka wa nyuma. Umuntu ugihumeka umwuka w'abazima aba afite kapasite yo gukosora ibintu bitagenda neza ku buzima bwe, akaba umuragwa w'ubwami bw'Imana. Don't judge people please. Umuntu wese ugihumeka umwuka w'abazima aba afite ubushobozi na kapasite byo guhitamo gihenomu. Kandi ikindi, umwana w'ubugingo nta kintu yakora ngo abukwepe. Yego. N'umwana wo kurimbuka nta kintu yakora ngo abikwepe. Iyo ni indi filosofi abantu bagomba kumva. None dufatiye ku nkuru y'uwo mupasiteri, nta kintu umvishamo gikomeye cyane. pasiteri amurebye ubwe se wamucira urubanza ati rakarakara Imana yantuma ku uyu muntu, uyu munyabyaha. yes nibo ikwiye kubidutumaho. Dukwiye gufata ubutumwa bwiza tukabujyana aho abantu badatekereza. Eregeje ubundi mushobora kuzasanga ndi mu kabari ndiri gucuranga ndi no kuririmba mpamagara abantu kwihana ati bahita bantenga. Ni ukuri ko Imana bahita bantenga. Kandi uri kwihanisha abantu mu kabari. Ntabwo bashobora gukurura ikintu, sinshobora gukurura ikintu gitumye bantenga, ariko ndumva nabwo gihari. Ni ku idini, oya, idini ridakoze ibyo ntiryaba ari idini. Nicyo kirihindura idini, kuko idini ni amahame, ni amabwiriza ariko wamugane bike menshi cyane. Urwo rugero rwo kwa pasiteri n'umumotari nta kintu wumvishamo gikomeye ko tudakwiye guca imanza. None urareba DJ Brian muri kwirirwa mumutuka ku masosho media, ibyo bintu urimo by'utubari n'ibiki, uzi ko batera umutima DJ Brian mubi nimba ari yarafashe n'icyemezo cyiza ko batise aba bantu nsanze ko bafite amagambo kurutaho n'inturutse wakwigumira tugakomeza gusunikira umuntu w'Imana Satani aho kugira ngo tumwakirane urugwiro. Transformation is a process. Niba DJ Brian ari kurwana intambara yo guhinduka, ntabwo byahita biba ku munsi wo kubatizwa. Akeneye igihe kinini cyo kumwegera no kumusura no kumusanga no kumwigisha, azajya agenda ahinduka buhoro buhoro. Namara kubatizwa mu mwuka w'Imana azajya amubwira ati DJ Brian, umwana w'Imana ucuranga uvuga ngo mwijuru imbere y'Imana afite umuntu mvugira, ntabwo ari ukwiriye kujya ku DJ avuga ngo manyinya wende kura ngende. Umwuka wera mubwire kubireka. Umwuka wera niwe ubwiriza kuturusha. Nidusengera iki cyemezo cyiza cyabayeho yafashe. Njyewe ndi kubaha declaration yakoze ivuga ngo Yesu Kristo ni umwami. Yaba yabipuranga bimubaho. Nicyo navuga kuri DJ Brian no kuri Chimire Ernest. Winjiranye na DJ Brian muri kiriya cyemezo muri rugenda ko ati nkubereye umushumba ndakubatije mu mazi menshi. Nawe niba ari prank yakoze akaba yakinishije ibyo bintu akira n'izina ry'Imana, iwe nabaratse ibyabera abandi umugisha kuri byamubera umuvumo. Kubera iki? We yakimye n'ibintu azi. Kuko arakuze mu mwuka. Yakimye n'ibintu azi. Ku buryo gushakira icyubahiro mu kubatiza umusitari adafite gahunda yo gushakira Imana icyubahiro, byaba ari urubanza rwe ku giti cye, ariko urubanza rutagiraho ingaruka, rutakugiraho ingaruka kuko yakoze ikintu azi mu mwuka, kuko we ni na mukuru mu mwuka. Ariko ndumva iyo kota atari yo ndiho, nubwo nayishoboka kuko turi abantu twambaye inyama n'amaraso, ariko ijambo rimwe ni ugushimira Pasiteri Prophet Ernest wabashije kubatiza DJ Brian, tukongera tugashimira DJ Brian wafashe icyemezo cyo kwatuza akanwa ke akavuga ngo Yesu Kristo ni umwami. Ibyo byonyine gusa twinginze Imana muri iki kiganiro nibimuhame kandi bimukurikire, bimubuze gusinzira. Abari byo azajya ahora aririmba indirimbo zindi yaririmbaga azihindura. Ariko icyo kintu tugitanzeho umucyo. Bike hari akantu gato waruvuze mu kanya ko gutenga abantu. Ejo bundi mu minsi ishize hari icyigisho Sugira yakoze Steven. Yego. None avugamo kuri aka kantu ko gutenga abantu. Akavuga tugasanga abakristo 1000 bamanitse akaboko ngo uriya muntu ngo tumutenge. Ati mu by'ukuri uriya muntu nabambwe. Uriya muntu ko mumuhaye Satani, cyari igihe cyo kumuha Satani koko. Ubundi ibintu byo gutenga abantu wa mugani biba bikwiye gukorwa mu buhe buryo? Ese amugani umuntu iyo tumanitse akaboko tuhaho ngo turamutenze, ntago wa mugana ahubwo tuba tumusunikiye noneho kuri Satani neza kurenza uko, ahubwo cyari igihe cyo kumwiyegereza, ahubwo noneho ngagaruke mu bwami bw'Imana. Hari ikintu bibiri yivuga kiri kiriya gisobanutse ibyiciro byo gushyira umuntu inyuma y'itorero nuko bigomba kugenda. Yego. Bose impakana ko gutenga bidakwiye cyangwa bidakorwa na bibiri iratenga. Hari abantu bananira Imana n'Imana ubwayikanzura kubareka. None niba umuntu Imana yamurekura nge ndinde uko kumugumana igihe yanze guhinduka. Ndagusobanura. Yego.
hari abantu rwose bananira imana bayinaniye ni ukuri kose noneho imana ihora inanegosiya we bajya mu biganiro ikingi gati mwana wanjye waretse ibi bintu ikongera ikagutuma mwana wanjye wavuye muri iyi nzira ko ari inzira mbi koko yo kurimbuka reka da mwana wanjye wahindukiye kuko ukareka ibi bintu umwana wo kurimbuka nta kintu ajya akora ngo akwepe gihenomo n'umwana w'ubugingo nta kintu ajya akora ngo akwepe ubugingo Bibiliya nivanga intama zanjye ndazizi ngo nazo ziranze iyo zumvise ijwi ryanjye zirabyumva zikamenya kuntandukanya n'abandi bashumba umukristo kugira ngo itorero rigere ku rwego rwo gutenga umuntu yagakwiye kuba uwo muntu yarigishijwe icya mbere yarabaye umukristo gatatu yarahuguwe ku kintu bari gushaka kumutengera bagafata umwanya munini wo kumwigisha cyane no kumurera no kumunegosiya no kumuhendahenda ku bwa Kristo Yesu noneho babona binaniranye uzi impamvu bamuca inyuma y'itorero ni ukugira ngo itorero ridakomeza kumwibeshyaho ko ari umugenzi tujyana mu ijuru kandi we guhinduka byaramunaniye ukabona ahubwo ingeso n'imico ye mibi aje kubyangirisha umukumbi w'Imana njye amadini politiki yo gutenga ndayemera cyangwa icyo ntemera ni uburyo bishobora kuba bikorwamo icyemezo cyo gukora vuba vuba ufasha umuntu vuba vuba gisambana ati sohoka uri kumva tuvire mu rusengero tunafasha umwanya kubanza umwigisha experience ya mbere agize n'ubwa mbere akoze icyo kintu n'ubwa mbere kimubayeho wowe isukubitira kurura mwiruka no menya ko umuntu yambaye inyama n'amaraso nawe ubwawe uri kubikora ejo nawe bagucakira wavuye kubikora cyangwa ugakora n'ibindi bitandukanye bibi fata umuntu banze umwigisha umwumvise n'ikintu yakoze n'uburemere gifite kuko wasanga ari n'umwana mu mwuka yumva ko ibintu yakoze nta n'ikibazo wihita umusunikira satani utaramugeza ku rwego rwo kumucura no kumuvuguta no kumwigisha kugira ngo umwereke ikintu yakoze ko ari kibi hari hakwiye kujya habanza kubaho gutenga abantu in box utenze mu buryo butaramamazwa ariko niwongera kabiri gatatu bikamenyekana tuzagutenga none imbere y'itorero wifata umuntu akigwa mu cyaha ngo uhite umusunikira satani mwigishe murere muhendahende ku bwa Kristo wenda yava nk'umukristo bwiza Kristo yishimira wihita umujugunya niba nabwo yananiranye pe ukabona ari umuntu uzanye ingeso z'ubusambanyi mu itorero ukabona ari umuntu uzanye ingeso z'amagambo adahesha Imana icyubahiro gutukisha izina ry'Imana bikaba biri remarkable nabwo agakomeza kwiyitira urusengero musengeramo aho naho hava ikibazo ashobora gushyira igitutsi ku murimo w'Imana cyangwa akarimbura abana mu mwuka benshi ikiza no gukora declaration mukavuga ati uno muntu tubaye tumuhagaritse mu mirimo y'itorero kugira ngo abanze ahinduke uko Kristo ashaka ajye yaba mwene data tugarukire nuko mbyumva ntihakajya habaho guhutiraho guhita abashumba bahutiraho bajye baba abashumba nyine bamenye ko intama zivunitse bakwiye kuzunga ntibahite bafata ukuguru kundi kuzima kwari gusigana ko bakuvuna oya iryo ryaba ari ikosa ariko umuntu bamukishije mu ibyo byiciro byose ndi kuvuga ari nabyo na Bibiliya ivuga akananira nakanga guhinduka hari gihe ari ngombwa ko baha passe satani da ibyo byenda byumva ahubwo uburyo bikorwamo nibwo abantu bakwiye kwitondera nibwo bakwiye kwitondera hari amatorero nyine nayo wenda atarize izo nyigisho cyangwa bakaba bayoborwa n'umushumba w'umunyakamere hari ukuntu umuntu aza kuyobora umurimo w'Imana afite kamere yamubase nawe cyangwa amahane menshi cyane none agatekereza ko amahane muri leadership nayaplika ibintu bizagenda neza kumbi ikiri kubaho ari gushyira umujinya we mu murimo w'Imana aho kugira ngo aramire byinshi akangiza byinshi uzarebe bene abo bantu hari abantu bagira ishyaka ariko bakagira ishyaka ririmo akavuyo bakagira ishyaka ugasanga yakoreye amakosa menshi mu ishyaka dukwiye gukontrola amarangamutima yacu ibyo tuvuga n'ibyo dukora igice cyacu kiri tekinike kikajyana na wisdom yego aha bikera ko cyane ntekereza ko urabisobanuye ku buryo buhagije reka twigarukiye ku muziki wacu rero ku cyumweru rero ku cyumweru nizingaye harya wise wihuta ku cyumweru ejo bundi nihuse ku indirimbo se ko yasohotse nyohora iri hanze ko twabivuze tukaba twabwiye abantu ko dukwiye muri Matayo 28:19 kugira 21 ko Yesu adusaba kujya mu mahanga yose tukaba twabonye ko amahanga duturanye nayo buri wese afite ahantu yabwiriza ubutumwa wasanga n'umugore n'umugabo abana mubana mu nzu ari abanyamahanga Bibiliya igufata igusaba guteguka ukajya kubareba aho ku gitanda buryamaho muri saro ni mugende mu mahanga yose muri iyo misiyo rero njyewe navumbuye ko amahanga yanjye anturiye uyu munsi ntabwo nabona itike yo gutega indege ngo njye muri Amerika njyane ubutumwa bwiza aho butaragera sinajya mu Bahindi
nitiki yeme ngende bari gushakira ugeze sinajya mu Buhinde kubwiriza abahinde banandasirayo ntarashyika ku kibuga cy'indege. Nshobora kwicara uyu munsi kuri televiziyo yanjye ngashyiraho umusemuzi w'icyongereza nkabwiriza abahinde bafunguye video yanjye bakareba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bagahindukira ntiriwe mbasanga ngo bajye kundasa. Hari n'amakosa abantu bajya bakora mu murimo w'Imana ukabona bagiweho n'ibyago barangiza bakabeshya ko bari gukorera Imana kumbi babuze ubwenge batabizi. Ugasanga bagizeho ingaruka. Ariko simbihuza nibi byo kubwiriza ubutumwa bwiza gusa kuko ubundi kubwiriza ubutumwa bwiza nabwo bwabyo ugarutse you have to be a risk taker. Niba utemera ko mwivuga butumwa ryawe ushobora gukubitwa bakanakubamba bakanagucira mu maso bakanagutuka bakakwita ikigoryi bakakwambika ubusa, ntabwo uri umuvuga butumwa mwiza kuko gukorera Imana bingana no kwemera no gufata risk y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mu bushobozi umuntu wese afite yajya mu mahanga kandi buri wese agira amahanga ye abana n'ayaturanye nayo. Uri gusenga Imana ngo iguhi amatike ujye kuririmba mu Bwongereza, mu Bufaransa, hehe muri Belgique, wabanje ukaririmba muri karitsiye yawe igahindurwa n'indirimbo uririmba ko amahanga uzaba wayavogagiye byarangiye. Niyo rero nakwiye logique ngewe n'umuntu bita Jeanne Uwimana. Ujana Uwimana uwo nuko ataje wenda yagombaga kuboneka muri iki kiganiro, yagize inshingano n'umubyeyi. Ni umuntu aririmbaga karaoke wamaze imyaka nka 20 Uwimana Jeanne yirirwa dansa pour le monde abyinira isi akora n'ibindi bitandukanye by'umuziki w'isi uramye isi uramya n'abantu utaramye Imana. Afata icyemezo cyiza arahindukira aravuga ati none nongeye kujya ndirimbira Imana. Shikama mu rugendo Let your glory fall. nagendaga mu nzira inyerera uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe yo. Ndashaka kuyoborwa nawe mwami, mwami Mana yacu waraturinze. Arangije aransanga turaganira, tereka noneho dukorera Imana twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Njyewe mvuye mu kabari, mvuye muri hoteli, none umuntu avuye mu kabari avuye muri hoteli yaje kuririmbira muri hoteli indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. None kubera ikibazo cy'abanyamadini batangiye no kumwandikira inbox ati ibyo bintu kandi ugezemo byo ni ibiki? None se ibyavuyemo nibyo byiza ku buryo dukomeza kumusunikira Satani? Nahise mufata ukuboko ndamubwira ati ngwino rero, Bibiliya yarambwiye ngo abahindure benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Sigama yindi y'idini tugenda. ku cyumweru n'itariki 16 ku cyumweru n'itariki 16 hashize ibyumweru bigera muri 3 tutangije iyo gahunda. Tuba turi muri hoteli turirimba, dufite abagore bacuranga neza amagitari akubita sebene hariya na reggae, abantu bakishima bakaruhuka mu mutwe. Niba uri umurokore rero wibura ahantu usohokera ku cyumweru, wijya kurunguruka ujya kurya intonorano, wijya guhengeza mu gisopo no mu tubari ko biri kugenda amaso yende kukuvamo, ntushaka kwinjira ntushaka no gusohoka yo kubera imiziki yayo iri kugukurura. Ariko urabona ibintu birakorerwa by'ibiyobyabwenge no kunywa inzoga n'ibiki, ukabona ntiwakwicara mu iryo teraniro kuko iryo si iteraniro ry'abera. Twabashyiriye ahantu mushobora kuruhukira ku cyumweru, ukaza n'umugore wawe n'abana, ukaza na sheri wawe, ukaza wenyine se, ukaza n'inshuti zawe, mukicara bakabatekera neza, mukarya, mukanywa kofi, mukanywa cocktail, mukanywa ji z'ubwoko mushaka. Twarangiza tukabacurangira indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza Imana live. Jane aririmba, Bikema acuranga, Bikemo aririmba anacuranga, groupe y'abaririmbyi, groupe y'abamama bacuranga neza amagitari, mukishima. Rero bizajya biba buri ku cyumweru kuri hoteli Igitego iri hano munsi ya controle technique i Remera. Abantu nibaze rwose abajya muri picnic abarokore bamwe bajya kwihisha mu tubari barunguruka bahengeza. N'uburuhukiro n'ahantu ho kuruhukira no guturiza, unaramye Imana, wenjoye ngurya n'amafaranga yawe, umeze neza nawe ukavuga ati ubu mwana w'Imana ko kakwiye gusohokera ahantu hameze nk'aha ngaha.
tugahita tubigiramo porofi y'ivugabutumwa. Hari n'abaza bari baje mu bindi muri hoteli basanga turi kuririmba bikabakurura, bikaba byatuma duhita ko duprofita kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bagahindukira bakihana batari babiraranye kubera ko bakubitanye n'ibintu bidasanzwe muri hoteli. Kuko ibyo bintu ntabwo bisanzwe byo kuririmbira muri hoteli indirimbo z'Imana. Impamvu bidasanzwe rero ni uko kuri bamwe byabahindukiye inkuru nyine, kuko inkuru ni ikidasanzwe. Ariko ndi proud yo gukora ibyo bintu, nta mutima w'urubanza mfite. Ikibazo nkigiranye n'Imana nabivamo niruka, nakwigarura. Ariko niba ari ikibazo nagirana n'umuntu ku giti cye, ubwo yabashatse kumpindukira inkomyi y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, byasaba umwuka wera kugira ngo abari unsanga unyumvishe ikibindi gukora. Ariko ndi proud yo gukora uwo murimo w'Imana muri hoteli, n'indi hoteli iri tayari kuduha ikaze idutumire tuze turamye Imana tunayihimbaze. Tugiye kwinjira mu makofi shop ahantu hatandukanye, abantu baruhuke mu mutwe. Biba binakenewe niyo tutajya dini faso spirituel. Umuntu wiri wakora akazi kenshi cyane kamuvunye kamugoye, akeneye nawe kurelagisa no kuruhuka mu mutwe no kuruhura ibitekerezo. Benshi rero basohokera mu zindi nzu zitandukanye imiziki birimo niba bari gukorerwamo, usanga ahubwo kugira ngo baruhuke bavayo barushye cyane. Rero nimba twinjiye ahantu abantu bakuririmbira, bagucurangira piano ngiyi, bagucurangira gitari ukagubwa neza, uri kuririmba indirimbo z'Imana zitandukanye, turirimba dukora amakava y'indirimbo zagiye zimenyekana, turirimba indirimbo zagiye zikundwa mu bitaramo, mu mafestival ya gospel, indirimbo za kera zahashize. Aba ari ibintu bimeze neza cyane nk'uko abantu bari kugenda babibona muri aya mashusho. Ni ibintu bizaba bimeze neza. Buri cyumweru biraba rero, bibera kuri controle technique, ni wo hoteli Gitegiri, kuva saa 12 kugera saa 3 z'ijoro. Abantu bagataha bameze neza bakajya kwitegura akazi. Ubwo abakeneye ibisobanuro birambuye urabaha nimero zanjye ku buryo bashobora kumpamagara. Ubu rero ku cyumweru ebana ndikumva hatinze kugera. hatinze kugera kabisa. No bike urumva mumaze gukora inshuro 3. Niko warutubwiye. Experience maze kugira muri izo nshuro 3 ni iyi. Experience ibwa mbere dutangira ni ibintu byabaye nk'ibigorana kubera ko ni ikintu gishya. Ni ikintu cyabaga ni ikintu gishya cyasonye mu bantu, babanza kukigenzura no kugiprotokora no kwaza umutima nimba kuko bagomba kuza mu ibyo bintu. Ubwa mbere tubikora haje abantu 3. Yego rwose. Ubwa kabiri haza 7. Ubwa gatatu baragabanuka. Barongera baba nka 5. Ariko kubera ko nzi icyo ndi gushaka, nicyo Kristo ashaka mu ibyo bintu, nta kintu na kimwe gishobora kunca intege. Njyewe ndi proud yo ku cyumweru kujya mpora ntaramira abantu 3. Uza abantu 3 bahindurwa na message yanjye ukuntu nabo banyanyagira igihugu no hanze yacyo bakajya guhindura abandi. Twebwe turiteguye, tubategerereje kuri hoteli Gitego buri cyumweru kugeza igihe mugwiriye umubare Imana ishaka. Twebwe ntabwo twakira uwo dushaka kuko se twe ducungura abantu. Urumva biracyari ibintu bishyashya, abantu ntabwo baragira cyane. Birabajya. Ni nayo mpamvu bivuga kuri mikrofone gutya. No kugira ngo ntanga amahirwe ku bantu batari babizi bamenye ibyo byiza. Yego. Bike numva dushatse twanasoreza aho ngaho ntituze kugira ikiganiro kirekire. Oya wagira ibindi yongeraho rwose yaba ari kwiyenza. Yego, ko umuntu wifuza kukuvugisha nimero yawe naza kuyishyiraho. Nta kibazo. Ariko n'ubundi urumwigisha wa piano w'umuziki. Nabyo ndabikora. Ushaka kumva iki kiganiro yarakeneye kumva cyane rwose. Umuntu ushaka kwiga piano, ushaka kwiga gitari cyane rwose, ushaka kuba muri Amerika, ushaka kuba muri Afrika mu bihugu bitandukanye, ushaka kuba i Burayi, aho waba uri hose ushaka kuba ufite abana uvuga ngo ndashaka ko abana banjye bakura bubaha Imana, bakura ari abaririmbyi, bakura ari abacuranzi, turabatoza. Dufite software yazikorera online, wiga gucuranga tutiriwe duhura, tutiriwe turebana, nkaguha amasomo y'umuziki nyuma y'amezi 6 ukaba uri gucuranga. Niba ufite abana rero aho ngaho i Burayi cyangwa muri Amerika no mu kindi gihugu cyose cyo muri Afrika, ukaba ndashaka abana banjye biga piano, biga gitari, nawe uri mukuru urashaka kwiga piano, upfa kuba uyifite cyangwa ufite iyo gitari, turabigisha. Uretse ko twashyizeho n'amahirwe noneho tugiye gutangira kwigisha n'abantu bari muri Kigali badusanze. Imbona nkubone hano i Remera niho dukorera. Uzajya ukenera kwiga piano akaba ndacika akazi nimugoroba nje kwa BKM, nje kwiga piano, ndacika akazi nje kwiga gitari, ndacika akazi nje kwiga ijwi. Mfite abarimu batandukanye bamfasha bigisha gucuranga, mfite nabigisha vocal training ku buryo ushobora kuvuga ati ngenda ndashaka kuba umuririmbyi mwiza, nguha umwarimu w'ijwi ukurira nyuma y'amezi 6 nawe ukabukabije inzozi zawe. Izo service zose yaba duhuye cyangwa tudahuye
zose turazitanga bikagenda neza. Yesu aguha umugisha kubinyibutsa. Bike urakoze cyane, dusoza dushyireho igitero kimwe hano akantu ushaka. Ntabwo bavuga igitero, bavuga igice cy'indirimbo. Bitero shaha. Igice cy'indirimbo. Taza n'ibitero mwana. Zana ngufashe mikrofone. Igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana. Igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana. Iyo nawe ni indirimbo yanjye nasohoye y'amashusho, nayo iri kuri YouTube ya BKM wa Yesu. Nanashimira abahanzi muri rusange, abahanzi nyarwanda ba gospel bari gukora pe. Umuziki nyarwanda wa gospel umeze neza, abantu bari proud yo kuza muri gospel, n'aba DJ Brian bari kubatizwa, bari kudusanga, n'abandi nibaza. Ahubwo ndashaka ko dusengera n'abandi bantu bose bigeze bareka gospel bakayigarukira, tukababona mu rusengero bagarutse kuramya Imana, barimo ba Mani Marite na ba Patrick Nyamitari. Karacyabaho. Mwami wanjye nje ngusanga kuko wa mbere y'ubwugamo. Turashaka kongera kubona Patrick aramya Imana na Mani Marite arimba afite urukumbuzi, kandi twizeye Imana ko ishobora kubikora. Dushimire n'abahanzi bose bakomeje gukora umuziki. Daseti dusinabonye ko yasohoye indirimbo muri iyi minsi yindi nshya, witwa Ange Nicole Wizeye, n'umuhanzi mushya nawe birimo neza, afite indirimbo nshya yitwa Buri Gihe, iri kuri channel yitwa Ange Nicole Official. N'abandi banzi bose bari gukora, yego na Krizonda Singwa ari gukora, Israel Mbonye ari Burayi, ari mu Bubirigi ari gukora ibitaro byo kuramya no guhimbaza Imana. Nibyo byiza, nibyo dushaka. Nitureke umushyo, nitureke ibyo amashyari no kurwanya, ahubwo buri wese acuka, kuko turi ingingo za Kristo. BKM ntangatangira i Kigali, Israel Mbonye atangatangire muri Belgique. Urumva dushaka izo ntama tuzizane kuri Kristo, naho ibindi by'amaprotokole byo kwibaza uko turi kubikora nuko twambaye n'ubwoko bw'aho dusengera tubireke, tugende mu mahanga yose twamuze ubutumwa bwa Yesu Kristo. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Thank you.